mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 16. Igihe cyawe nibwo buzima bwawe, kandi mu byo ukoreshamo igihe cyawe niho umutima wawe uburi, nkuko tubisanga muri Matayo igice cya 6, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Matayo 6 umurongo wa 21. Reka mbabaze ikibazo, ese muri gahunda zawe za buri munsi harimo Imana? Ndavuga kwigenera nayo umwanya, ntabwo mvuga uburyo wabyutse ugasenga warangiza ukajya muri gahunda zawe z'umunsi, kuko ibyo ntibihagije. Tugeze mu isi aho hari ibyadutwaye umutima bikaduhindukira ibigirwamana. Izi telefone zacu, gutekereza ngo ejo bizagenda bite, entertainment, social media, muri rusange ibyo byose bitugose nibyo dushyira imbere kandi